Bakunzi ba Giraneza Wigendere TV twongeye gusubukura imirimo yo gufasha umukecuru utishoboye gusana inzu Nyirampenda Esther. Nkuko mugiye kubibona ku ishusho rikurikira, iyi ni ifoto igaragaza igihe twasanaga inzu ariko twabonye bidahagije kuko yari ikenewe gukorwa cyane. Murabona ko yari yarangiritse. Aha ni igihe twari turi gukora isana ku mabati, dushyiraho amabati kugira adakomeza kunyagirwa. Mukomeze gukora subscribe, like, share na comment, dutangirane tubereke uko urugendo rwagenze rwo gutangira gahunda yo gusanira uyu mukecuru Nyirampenda Esther. Nkomeje gushimira abantu bose badufasha bashyira hamwe amaboko kugira ngo tubashe kubakira batishoboye barara mu mazu ava ndetse badafite naho baryama. Murabona ubwa mbere nuko inzu yari imeze, iva nta matera, nta gikombe, nta ntebe, nta kintu na kimwe yari afite mu nzu arimo. Ariko mugende mukurikirana ibyo twagiye dukora, twahereye mu gukora amatera. Mureke dutemberane turebe uko byagenze. Nkomeje gushimira uwazanye iki gitekerezo cyo kugira ngo tumusanire inzu, Uwiteka amuhe umugisha. Mureke turebe ukuntu twatangiye gusana iyi nzu tuyihindura kugira ngo izabe nziza. Uko mubireba inzu twamaze gusakara, dushyiraho umureko ndetse n'amadirishya. Icyaba gisigaye ni ukuzatera sima inyuma ndetse n'imbere no gukora ibaraza nk'uko mubireba. Nkomeje gushimira abadufashije, baduteye inkunga. Imana ibaha umugisha, byibashoboza kubona n'ibirenze ibi ngibi. Mbe mugira umutima wo gufasha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwatanze ahabwa ibirenze ibyo yatanze, kandi uwutanga ahabwa umugisha kurusha uwahawe. Nk'uko mubireba rero, turakomeza turebe ibikorwa biri gukorwa uyu munsi ahantu bigeze. Twakomeje kubaka, turimo gukinga n'umuryango wa metalike kugira ngo ibintu nkuko mubireba ahangaha turimo gukinga, turi gushyiramo umuryango wa metalike, mo imbere hasigaye gushyiramo sima ku bikuta kuko ni icyumba kimwe na salo. Ibikorwa rero birakomeje, inshuti bavandimwe, cy'Uwiteka gushoboje, yaba igihumbi yaba bibiri, mureke dufatanye uyu mubyeyi akomeze kuba mu nzu nziza. Murakoze, dukomeze gukora subscribe, like na share kuri Giraneza Wigendere, dukomeze kudutera inkunga, kandi murabona ko ibikorwa dukora biravuga biranagaragara. Murakoze. Nuko twakomeje gufatanya n'abana ba Giraneza Wigendere, twikorera amatafari kugira turebe ko dutanga umusanzu wo kugira ngo twubake vuba vuba. Murabona ko ari abana bafite umuhate, twabatoje inzira yo gukora no kutareberera gusa, ahubwo bagashyiramo umwete mu byo bakora byose. Murabona ko nanjye nari mpari ntanga icyondo. Iyi ni gahunda yo gusanira umukecuru Nyirampenda Esther utishoboye, utuye mu kagari ka Rukoko. Murabona ko hari aho twari tugejeje inyubako, twatangiye no gusiga umureko, nabyo muraza kubibona, twashyizeho umureko. Dukomeze gushyira hamwe amaboko, wabona 100 wabona 1000, nta mafaranga y'imfashanyo aba makeya kuko natwe turatabariza abandi batishoboye, kuko natwe ntago ari uko twishoboye cyane. Nkuko mubireba nandi gusiga umureko kugira ngo turebe ko wagaragara neza, kuko umuryango we twarawuhindukije tuwurebesha aho tuzashyira n'igikoni kugira ngo ajye asohoka mu nzu yinjira mu gikoni bitamugoye. Nguwo mukecuru rero muramubona yaje kuri tele, yaje kureba uko turi kugenda dukora, ari gushima byimazeyo buri muntu wese wagiye udutera inkunga. Turabamenyesha ko hari konti ya Giraneza Wigendere, harimo Mopay, hari na mobile money. Imana yaba yagushyize ku mutima wagitanga kugira ngo dufatanye turebe ko twafasha abatishoboye. Nyuma yuko ubonye iki gikorwa turi kugukorera, ni iki washima cyangwa se ni iki uri gutekereza? Icyo nshimye ni iki gikorwa, kandi namwe nkaba mbashimiye. Mbese iki gikorwa Imana ikibahere mu gushamuka mwinshi cyane. Zenguruka ubwo tuzenguruka, ndabashimiye cyane. Icyo kandi nzagaruka vuba ahangaha, kandi nawe muzagaruka kuko bigenda urukumbuzi rudafite. Ni iki wabwira abantu wenda bazabona iki gikorwa twagukoreye, cyangwa se ni iki washishikariza abantu kuba bakora?
kuva waza kunsura nakeretse niba b'ingenzi bari we ugira nakeretse abantu uvuga ko uri umugira neza kandi n'izina ryawe ariko ryitwa ndavuga hambwira ngo nyabona uzajya uturangira ngo natwe azadusura Imana niyishaka azabasura ariko njyewe Imana yaramundangiye arangirije pe singira inzara kugira ngo nsonze nkabona abantu agira ngo nsonze nkabona abantu ubwo rero nta nzara ngira nta nzara kuko Imana itabyemera ko usonze ubwo rero nanjye nagomeza naba nashimira Imana kuko yanyeretse uzangiza kandi cyangwa akanyica ntacyo uzaba rwose turahari tuzagufasha ibishoboka byose urabona turakinze Imana izadushoboze n'ibindi byose tubikore nta kintu wenda kindi wumva ukeneye wari wambwiye ko ukeneye wenda ibingibi uri kubona twakoze nta kindi kintu wifuza ko twazagukorera nyuma y'ibi muzakinkorera muzampa ameza njye nshyiraho isahani niyo kujya ibiryo bishyira hasi ndizera ko abantu bazakurikira iki kiganiro abo Imana yashoboje bazadufasha kugira ngo uyu mubyeyi abashe kubona iyo meza niyo ntebe agiye kwicara ku mukeka kandi abantu bose bagiye umutima wo gufasha Imana ijye ibaha umugisha reka rero tugushimire dukomeze igikorwa cyo kubaka tutizere kukuganirizaho gakeya wiruhukire amen 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 sawa rero umugoroba mwiza Imana ikurinde ntamubasahoza amahoro sawa nk'uko mureba inzu ni uko yari imeze mbere dusana gusa nta kindi kintu twongereyemo murakoze cyane gukurikira iyi video mwibuke gukora subscribe share like na comment kugira dukomeze ibi bikorwa tuzagenda tubagezaho uko bimeze murakoze